bishop yinywera Wisiki. Nigeze kujyana na madamu tujya muri Amerika nyine, abona bishop rwose yikubitiye aka Wisiki, ariko umunyamerika ntabwo ari umunyarwanda, yikubitiye aka Wisiki. Arambwira ati burya bishop anywa Wisiki. Ndabwira wowe humirize, uburokore bwo mu Rwanda n'ubwo muri Amerika biratandukanye, ariko nuza mu Rwanda nakwambia ukicara hano uri umurokore ukanywa Wisiki, hari abarokore utazemeza kukizwa. Nujya mu kabyiniro bakagusangayo, hari abarokore utazemeza kukizwa bakubonye mu kabyiniro, kuko turi mu Rwanda, ntabwo turi muri USA. Ntimuyobe. Kujya mu kera nkiga mu Bwongereza, nagiyeyo nkiri umusore, twagiraga rero imigoroba y'Abanyafurika, tukagenda abajamaike n'abandi abantu babirabura twabaga duhari, kuko twabaga turi bakeya, bakorganizinga dance. Bari bukeye rwose baranyihererana, bohereza abakobwa aravuga ati uyu mugoroba turashaka nguriya munyarwanda mu mubyinishe asigare yambaye isenge. Ndagenda ndicara, abakobwa rwose baraza b'abajamaikanizi bo muri Karayibe, nta nubwo bari nabo muri Jamaica, baraza barambwira ati turabyina. Urumva umuntu w'umujene w'imyaka 26 ubona inkumi nziza imuhagaze imbere kandi ishaka kukabyina mu byina salsa. Ndahagara ndamubwira ntoya, we keep company but I don't dance. Ntabwo nshaka kwitandukanya n'abandi banyeshuri b'Abanyafurika, ariko sindi bubyine ngo kamemu ngo se ngo warm up, ngo gerageza wisusurutse. Ndabwira nta already warmed up rwose, giye kuba nicaranye namwe ubu ndasusurutse. Baramenda yenda bageza aho baramfata, ndabwira mwigerage mwikora ibyo ngibyo, kuko nimukomeza I leave. Baragenda bagira abahungu baravuga ati uriya muhungu ntabye buriya turamwibazaho cyane. Urumva iyo abantu batangiye kukwibazaho wumva ugomba gupuruva kuri umuhungu. Abahungu baraza barambwira ngo uzi ko abakobwa barimo kuvuga ko uri iki, murumva ijambo bakoreshaga. Abakobwa bari hariya barimo baravuga kuri iki kimara, ko nta fire. Ndabwira nirwo I have nothing to prove, sinkeneye kwirwanirira. Nabasobanuriye yuko ntabwo nshobora kwifata ngo njye kubyina korekore n'umukobwa kindi umurokore. Danse ziwacu z'ikinyarwanda rwose nshobora kujya mu ntuza nkataraka nkabyina, ariko wimbwira ngo nijye gufata umukobwa mbyina ingwatira mubiri, wese simfite umubiri muzima. Ngo buhamya niba kubaza ngo kuki utabikora, ubabwira uti simbikora kuko hari uwo ndiwe, mfite ubuhamya. Petero inshuro 3 bamuhaye kazi, inshuro 3 zo kubaha ubuhamya arazimisinga, arazirata, ahubwo arihakana. Umujaraja aramuga ati wowe uri uwo muri bo, aravuga ati sinzi ibyo uvuga, simuzi. Gashize umwanya mutundi aramubona, aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindi uwabo, ukambare muri bari abasazi, sindi uwabo. Ibuka kera nkimara gukizwa nigeze gutwara Bibiliya yanjye njya kuri campus, rero kugira ngo abantu batanyibeshya narayigendanaga, gendaga ntwaye Bibiliya nyikizwa, nagendanaga Bibiliya mu ntoki. Nkura n'umwarimu umwe twakoranaga, aramwe atarusha nawe usigaye ugenda na Bibiliya mu ntoki nk'ababasazi. Ndamubwira nti ibitabo bingahe nagendanye hano kuri campus. Nagendanye ibitabo bya James Ngugi ngiye kwigisha, nagendanye ibya Chinua Achebe ngiye kwigisha, sigaye ngenda na Bibiliya kuko niyo nigisha. Ngo gusa uracyafite ubwenge buzima, nawe ubwo nibwo bwabaye ubuzima. Ugomba kuba hora witeguye kwiregura ugahamiriza abantu uri we, niba udashaka kugwa. Icyanyuma kero cyo kwanga gutanga ubuhamya, buriya Petero yarihombeye cyane, kuko mu byahishuwe ibice 12 hari ijambo nkunda cyane ngira ngo mbasomere. Mu byahishuwe ibice 12 baravuga ngo kunesha kwacu kuri ahantu habiri. Murongo wa 11 w'ibyahishuwe baravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Amaraso y'umwana w'intama twezaho ibyaha byose tukaba abana b'Imana, ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza kanwa agakizwa. Niwizera mu mutima wawe ko Kristo ari umwami kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukatuza kanwa kawe uzakizwa. Kuko umuntu yizeza umutima akatuza kanwa agakizwa. Hano mu byahishumwe bagavuga abo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ijambo rikurikiyeho ngo n'ijambo ryo guhamya kwabo, ngo
ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Wenda abantu bazakwange ariko Yesu akwishimira. Uwo niwe mwami dukorera. Arabwira ngo uzanyihakana imbere y'abantu nanjye nzamwihakana imbere ya data. Uzanga kumpamya imbere y'abantu nanjye sizamuhamya imbere ya data n'imbere y'abamarayika. None hano bakatubwira ngo abo ngabo Satani bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibatinya no gupfa. Haleluya. Hamya Yesu bibuko byakabaye. Hanyuma icyanyuma kikwereka ko Petero yari yagiye kabisa. Cyakora hano Yesu yamugiriye neza ngo yarahindukiye aramureba. Noneho ngo Petero agira agahinda arasohoka arihana. Asohoka arira. Yesu amaze kuzuka niwe wagaruye Petero abwira marayika ngo ugende umbwirira abigishwa banjye na Petero. Umbwirira abigishwa banjye. Petero niwe yavuze mu izina wenyine, abandi yavuze muri rusange, ariko Petero kuko yari abizi yuko akirimo kwicira urubanza kuko yamwihakanye, umubwire nawe ngo ntazaburi Galilaya. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko Yesu adukunda. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko niyo twaba twaramwihakanye we ntabwo atwihakana. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko niyo twaba twaraguye ahora dutegereje ko tugaruka. Ariko Petero yakundaga kugwa. Nubwo amaze kubona Yesu wazutse, abona Yesu arizarira ntarimo kuzana ibyo Petero yari ategereje ngo abicaze ku ntebe babe ibikomangoma, abwira abandi ati, "Jyewe nisubiriye kuroba. Jyewe rwose nisubiriye kuroba." Mu gice cya 21 muri Yohana, n'abandi baramubwira ati, "Natwe turajyana nawe." Baragenda bajya kuroba ngo barara baroba ijoro ryose bafata ubusa. Mu gitondo Yesu araza ahagarara ku nkombe aravuga ati, "Hari icyo mwafashe?" Ati, "Ntacyo twafashe." Nene nakubwira ko burya iyo wavuye mu nzira Imana ikikora ibloka favor, ukajya mu bintu ukabona nta kirimo, kabisa. Cyakora aba Petero babaye imfura baramubwira ati, "Ntacyo twafashe." Bemera kwihana, bemera kwatura. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV. Bikagenda bikujyana mu buhenebere. Turaza kubibona uyu munsi. Ibyo twabirebye muri rusange, ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru n'ubwami bwa Yuda bw'amajyepfo. Uyu munsi noneho tugiye kureba umuntu, noneho umuntu ku giti cye unyura mu zihe nzira kugira ngo ugwe cyangwa uhenebere. Urebye muraza gusanga yuko inzira ibihugu binyuramo bihenebera ni nayo n'abantu ku giti cyabo banyuramo bahenebera. Uyu munsi turareba kugwa k'umuntu w'igihanganye muri Bibiliya. Turiga kuri Petero. Abarimo gukurikira iya kure iravuga ngo ubuhenebere muri Bibiliya, Petero mu nzira yo kugwa. Petero intumwa, Petero umuntu Yesu yatangiye ubuhamya kavuga ati, "Petero rwose ubuhamya watanze burakomeye." Turaza kubireba. Petero yari umuntu Imana yemera cyane, ariko ni muri Bibiliya bavuga no ku bandi benshi bagiye bagwa kandi bari baziranye n'Imana. Reka duhere ku rugero rwa Adamu na Eva. Adamu na Eva nibo bantu ba mbere Imana yaremye. Igendana nabo, ivugana nabo, ikabagenderera bakayibona. Ariko bukeye na Satani arabagenderera, aho kugira ngo bumvire Imana bumvira Satani, baragwa. Ariko Bibiliya ivuga mu magambo magufi cyane inzira banyuzemo bagwa. Reka wenda turebe, dufate mu Itangiriro igice cya 3 mbere yuko bagwa. Baravuga ngo umurongo wa 3 w'igice cya 3 mu Itangiriro, kunukugwa kwa Adamu na Eva, kuko inzoka yo yaraje irabashuka. Umurongo wa 4 reka bariho mpera, kuko baratubwira ngo iyo nzoka ibwira umugore iti, "Gupfa ko ntimuzapfa."
kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Iki nicyo cyari ikigeragezo. Ariko umva icyakurikiye, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Iyo witegereje uburyo bavuga inzira Eva yanyuzemo ajya kugwa, ubona ko atari ibintu byabaye ako kanya. Baratubwira ngo uwo mugore yabonye ko icyo giti gifite ibyo kurya byiza. So umunsi umwe yakinyuzeho arareba abona imbuto ari nziza, abitekerezaho ngo abona ari ikigikundiro, arongera abitekerezaho abona ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge. Ni etape 3. Yabanje arakibona, arangije aracyitegereza, arangije agitekerezaho, arangije arakirya. Sibyo? Iyo ni inzira yo kugwa. Kuko no muri Yakobo yaranditse aravuga ngo buriya umuntu wese yoshywa n'irari. Noneho ngo irari rigatwita. Bivuga iki? Bivuga ngo wabonye umuntu cyangwa ikintu uracyifuza, noneho utangira kugitindaho, utangira kugitekerezaho, utangira kukirota, utangira kucyifuza, utangira kugishakira inzira, hanyuma uragwa. Inzira yo kugwa, inzira y'ubuhenebere. Nimureba n'abantu bose baguye muzasanga baranyuze muri izo nzira zimwe n'izo ngizo. Ariko uyu munsi turibanda cyane kuri Petero kugira ngo tuze kuvanamo amasomo, hanyuma nsigeyo n'umwanya wo kubaza ibibazo nk'uko tubimenyereye. Turi mu kintu cyitwa ubuhenebere muri Bibiliya. Petero mu nzira yo kugwa, kamubona rwose arimo kumanuka agiye kugwa. Reka rero turebe muri Luka igice cya 22 niho tumubona yihakana shebuja. Luka igice cya 22 kugwa kwa Petero. Luka igice cya 22 ni nacyo turi bwigeho cyonyine. Luka igice cya 22 turasoma kuva ku murongo wa 54. Haravuga ngo baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru. Ni Yesu bavuga. Ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati muri bo. Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati mugore simuzi. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe, urumva haciye mu myanya, undi amuhamiriza bikomeje cyane ati nukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyagalilaya. Muraza kubona ukuntu bamenye ko ari umunyagalilaya. Petero ati wa muntu we icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane 3. Arasohoka ajya hanze ararira cyane, yaguye. Iyo usomye aya magambo ubonamo bimwe byaganishije Petero mu kugwa. Ariko reka noneho dusubire inyuma tumurebe wese, turebe intambwe yateye, kandi muri iki gice cya 22 gusa agana muri iyo nzira yo kugwa. Kuko nimujya kumva ubuhenebere, iyo wasobanukiwe neza inzira abantu banyuramo ngo binjire mu buhenebere, bizagufasha kutabujyamo.
wowe ubwawe. Icya kabiri, nubona n'umuntu waguye wahenebereye, uzaba ufite checkpoint mubaza utariko ibi nibi uracyabikora. Nk'ubu hari igihe abantu baza mu biro byanjye baje mu bujyanama, kambwira ati rwose pastor ibintu byaranze, mfite ibyaha byananiye, mfite ibiki. Ikintu cya mbere manza gucekinga ni ibi ngiye kubabwira. Ibi bintu bigera kuri 7. Umuntu wese wakonje waguye, iyi nzira niyanyuramo kugira ngo afindigire. Iyo uyizi rero uravuga ngo iyi nzira ndayizi, sinzayinyuramo. Amen. Reka duhere ku cyambere. Luka 22 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34. Ko kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko weho personally weho nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi nk'uko itaza kubika taranyihakana 3 kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Baramusubiza bati, ntacyo. Ariko reka ngarukiranga uko niho nashakaga kuva ku murongo wa 31 kugeza ku wa 34. Reba impaka Petero yagiye na Yesu. Yesu amutoranije mu bandi bigishwa, aramubwira ati, Petero, nagusengeye kuko Satani yagusabye ngo akugosore nk'ugosora amasaka. Ariko nagusengeye aho kugira ngo Petero amubwire ati, se nkora iki, mbigenze nte? Yihagararaho aramubwira ati, jewe Petero, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Hari n'andi yamubwira ati, wenda abandi bo bakwihakana, ariko pamwa ntabwo ari jewe rwose. Jewe Petero, buriya rero inzira ya mbere yo kugwa ikomeye ni iki kintu cyo kutita ku ijambo Imana yavuze, kutita ku mbuzi Imana yatanze, kutita ku mbuzi Imana yatanze. Iki gitabo cyuzuyemo imbuzi, iki gitabo cyuzuyemo ibintu kugira ngo wirinde ibi ngibi, witondere ibi ngibi, ntugakore ibi ngibi, uhunge ibi ngibi. Umuntu akavuga ngo ariko jewe kame ngo je Satani nashyiraho n'agatoki kamwe nkasunika kagwa. Iyo rero babyita confidence, self confidence, kwiyizera. Aho imbuzi Imana yatanze, aho kugira ngo uziteho ukuva we bitakubaho, ngo yango byaba kubanda, ariko jewe ibyo ngo bene ibyo ntibyambaho. Nanjye njya mbibwira abantu, ntabwo hari ibintu ntakora, ariko muzatege amatwi neza iteka ryose. Ndavuga nti hari ibintu ntakora kuko hari ibintu nzi nkora buri munsi bituma ibyo ntabikora. Iyo uhanze amaso Yesu ntumukureho amaso, ushobora kurahira ukavuga ngo hari ibintu ntakora. Nimba abwira ngo sinshobora gusambana, suko ntabishobora, ubushobozi ndabufite, ndi muzima, ariko sinshobora gusambana kuko ngendana na Yesu. Muraza kubibona ahantu Petero yagwiriye, yarabanje ariyemera, yumva ko we aramubwira ngo jewe ngo rwose niteguye no kujyana nawe no mu nzu y'imbohe. Hari ahandi mu kindi gice bavuga ngo wenda abandi bo babikora, ariko pagiwe. Kandi Bibiliya ihora iduha imbuzi. Murebe mu Migani 16 umurongo wa 18, imbuzi imwe kuri icyo kintu Bibiliya iduha, iratubwira ngo ntuziyizere.
niyo waba wuzuye umwuka umeze nka ballon bakina mu kibuga, niyo wakuzura umwuka ukamera nk'irya ballon bakina mu kibuga bakubita hasi kidunda, ntuziyizere. Imigani 16 umurongo wa 18 baravuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Kwibona kubanziriza kurimbuka, umutima wirarira ubanziriza kugwa. Iyo ni imbuzi, ntuziyizere. 18 nanone umurongo wa 12 w'imigani 18 aravuga ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Nubona umuntu watangiye kwikakaza, biranatangaje cyane. Kera twiga ibintu bya leadership, ntabwo ari kera cyane ariko hari umugabo witwa Jim Collins yanditse ibitabo bitatu ubwo nibyo mvuga kubera ko nibyo bizwi cyane mu micungire ya za companies zikagenda neza. Noneho icyo yanditse nyuma ya Bibiliya yanditse kimwe cyitwa Built to Last, n'ikindi cyitwa Good to Great, yandika n'ikindi cyitwa How the Mighty Fall, uko ibihangange bigwa. Yabyanditse ku makompanyi izi za companies. Aravuga ngo company nyinshi zigwa kubera kwiyemera cyane, irabanza ikazamuka ikagera kuri apoje, ikinjiza amafaranga menshi, yageraho ngaho ikirara, izindi zikayicaho. N'amakipe burya niko bijya bigenda, n'abakinnyi niko bigenda, no mu zindi nzego zose. Nubona umuntu yatangiye kurega gatuza akajya yikomanga gutya, imenya ngo burya ari hafi yo kugwa. Imenya ngo ari hafi yo kugwa. Cyane cyane yari mu Rwanda ho ubu uri hafi cyane. Ko mu Rwanda ho iyo watangiye kuvuza vuvuzera, hari igihe mbona umuntu nk'abana n'ugenda ukubaka inzu y'igitangaza, hanyuma ugahamagara abantu uti muzaze murebe inzu y'igitangaza, ugasohoka kuri YouTube n'ahandi, cyangwa ukagura imodoka itabaho, cyangwa nibiri uzabe witeguye ngo mu minsi mikeya baragukubita PhD pour him down, kuzirika imigozi bagukurure hanyuma ukuziringe mu byondo. Icyo gihe ni ikintu sinzi ukuntu bikora munze sose, zirika imigozi bakurure. Kandi Imana ikavuga ngo ariko n'ubundi narabibabujije ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ariko iyo utabyumvise ngo wumve iby'Imana yavuze, uraza ukabigenderamo. Mwibuka umwami witwa Nabukadineza, yubatse Babuloni arayitunganya kabisa iraryoha, arangije ahagarara hejuru y'urukuta aravuga ati iyi ni Babuloni yanjye niyubakiye ngo impeshe icyubahiro, igaragaza ubuhangange bwanjye. Imana iravuga ati urabona uriya mugabo ngo mu minsi mikeya bamusanga arimo kurisha ubwatsi hamwe n'ingamiya n'indogobe n'imbogo n'ibindi mu ishyamba. Kwirarira kubanziriza kugwa. Icyo ni icyambere, reka kugitindaho. Cyambere, kutita ku ijambo ry'Imana n'imbuzi zaryo. Icya kabiri, turacyari muri Luka 22 turiga ku kugwa kwa Petero, umurongo wa 39 kugeza kwa 46. Yesu arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Ageze yarababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nimusoma muri Yohana, nimusoma n'ahandi baratubwira ngo ndetse yatoranije Petero na Yohana na Yakobo, abo batatu b'imbere ngo bajyane. Arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo mwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe,
ariko bye kuba uko nge nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga, kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Urabona hano Yesu yari yabwiye Petero, ababigishwa aravuga ati, we Petero nagusengeye. Iyo yari imbuzi. Icya kabiri aravuga ati, nimuze tujye gusenga musenge ngo mutajya mu moshya. Agarutse asanga baryamye barasinziriye. Abantu benshi iyo bagiye kugwa barabanza bagatakaza iyi discipline yo gusenga, bakajya basenga rimwe na rimwe. Njye mbibwira abadamu cyane cyane, kuko burya abagabo twebwe tuba ba mbere mu kureka iyi discipline yo gusenga. Ndavuga ibyo nzi nahagazeho, nshobora kufitiye ibimenyetso. Uzatumiza amasengesho ya rusange hazaza abagore benshi n'abagabo bake. Abagabo benshi ndabwiriza insoresore ziri hagati muri twebwe baba basenga iyo batararongora. Iyo bamaze kurongora ntibagaruka mu masengesho, ko yari amasengesho y'amatakira ngo babone uwo bazabana. Ibihe byawe byo gusenga bikagabanuka, ntiwitaye ku ijambo ry'Imana n'imbuzi zaryo, no gusenga biragabanutse. Icyo si icya kabiri, iyo ni intambwe ya kabiri mu nzira igana kugwa. Noneho turakomeje, tugeze ku murongo wa 54 baratubwira ngo baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Iri ni ryo kosa rya gatatu. Yakoze ikosa rya mbere, Yesu yamuburiye, imbuzi ntiyazitaho. Akora ikosa rya kabiri, aramubwira ati, mube maso musenge mutagwa mu moshya. Agarutse asanga basinziriye. Akoze irya gatatu, akurikira Yesu arenga ahinguka. Bikubwira ngo mu yandi magambo, Yesu ari hariya hirya kure, hagati ye na Yesu hajemo distance, hajemo intera. Njye mbibabwira hano yewe secret yanjye, kandi mbibwira abantu nzarinda nsaza ariyo ntitaho kuruta izindi. Niyo amaso yahuma sinshobore gusoma Bibiliya, niyo umubiri wananirwa sinshobore gusenga amasaha menshi. Ari ikintu kimwe uzitondera kizakurinda kugwa. Ntuzarekuriye Yesu ko we ntacyo bisaba. Kurekura Yesu, gukurikira Yesu arenga uhinguka, bishaka kuvuga iki? Hari utuntu tumwe na tumwe ubu ukigendana nawe. Hari utuntu tumwe uzarebe, iyo umuntu agikizwa yigengesera muri byose, ariko iyo umuntu amaze kumenyera mu gakiza atangira kudohora utuntu tumwe na tumwe. Ahubwo atari ko buriya nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye. Dushobora kujya mu kabyiniro tukabyina, nta kintu bitwaye. Ntabwo njya mbona abarokore bagikizwa bajya mu kabyiniro, ariko mbona abarokore babimazemo imyaka barasubiyeyo. Kubera iki? Baba bameze nka Petero, babifitemo confidence yuko ntacyo bibatwaye, ndetse cyane cyane ko bamaze no gusobanukirwa yuko dukizwa ku buntu, ko tudakizwa ku bw'amategeko. Ahubwo atari ko jewe iyo ngiyeyo nkabyina biba bitwaye iki? Uzi icyo biba bitwaye se? Njya mbacira hano, si umugani mbacira, ni inkuru mbabwira kuko yabayeho. Wacu hari umugabo yibaga inkoko, specialist, professional chicken stealer. Yibaga inkoko kandi agatwara iz'amasake. By the way, no kugwa kwa masake kwari kumeze nko kwa Petero, nazo ziba zifite ama confidence menshi. Yaragendaga akareba ahantu bafite inkoko zirimo ibisake binini, akazinagira ubunyobwa cyangwa ibigori, kuko inkoko zikunda ubunyobwa cyangwa ibigori. Ababaye mu nkoko murabizi, kanyanaga ikigori kanaga isake kirukanka gasiga izindi kuko ziba zinayubashye, akongera kanaga ikurikira, akaza kunaga kanyuma karimo urudodo ikamira. Yamira kubera ko haba harimo urudodo, igakomeza ikamira isunika.
ikumva ikigori ntikigenda, ariko uko kitagenda ikarushaho gusunika, kakomeza ikamira, uko imira ni ku rudodo rumanuka, uko imira ni ku rudodo rumanuka, yakumva bimaze gukomera agakurura, kuko yakuruye ruhita rufata ururimi rw'isake no kuvuga ntibikunde, kayikurura neza agashyira mu mufuka. Yari yaramaze amasake ku musozi kugeza igihe bamufashe. Na Satani nuko abigenza, agutwara buhoro akagenda kwereka yuko nta kibazo. Ubwo Yesu ararenga akunagira kandi ukagatindaho, ubwo Yesu arimo aratambuka, ukaza ugafata telefone ukagenda ukareba porno, ariko ibyo nta kibazo, se hari cyane akoze, ukagenda ukajya kuri televiziyo uri wenyine. Naratangaye cyane, naraye muri hoteli muri Amerika, noneho nsoma mu kinyamakuru cyaho baravuga ngo hari ibintu bita adult movies. Adult movies ni movies, ni filime za pornography. Bavuga yuko iyo abakristo bakoze conference muri hoteli runaka, izo adult movies izo bazireba kuri video, ariko ushobora kuyireba ukoresheje televiziyo yawe nubwo video bitari mu cyumba cyawe. Ufata ntuza gusa, ufata remote ugakanda ukajya muri video za hoteli ukareba filime ushaka, atari televiziyo. Izo zirishyura. Iyo urebye adult movies zo za porno zo zirishyura, babishyira ku cyumba cyawe, icyumba cyayirebye barakishyuza. Barabaze basanga ngo iyo abakristo baraye mu mahoteli bafite nka conference, izo filime zinjiza amafaranga menshi kuruta iyindi minsi. Kubera iki? Kubera ko iwabo ntiwaba batinyuka kuzireba abagore babo cyangwa abana babo babareba. Yabona ari muri hoteli wenyine akavuga ati mbonye umwanya ndazirebye. Hari n'umukozi w'Imana wa hano mu Rwanda, nabibwirwaga n'undi muntu, nagiye muri Amerika. Muri Amerika hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi mutazi iyo utarajya muri Amerika. Noneho uwo mugabo arambwira ati rero ndashaka kuguha imbuzi, warning. Ati hari mwene data umwe waje hano mu murimo areba adult movies, ati nyinshi cyane ku buryo kwishyura fagitire ye byatubereye burden. Ubwo yabimbwiraga mburira, arambwira ati rero niba ufite ako kageso ko kuzireba ungirire neza rwose, ati kuko byarambabaje, namuzanye ari umushyitsi, nohereza ko ntabure ngo ajye kwishyura. Arambwira ati ko mbona adult movies nyinshi, ubi fagitire ni yacu. Undi aramubwira ati ibyo byose ubwo babipeginze ku cyumba byishyure ntacyo. Noneho jyewe ngiyeyo aramburira, ndamubwira nti jyewe mfitanye kontra na Yesu, hari ibintu amaso yanjye atareba, hari ibintu amaso yanjye adashobora kureba, kuko jyewe ntabwo Yesu arenga mpinguka. Turi kore ari close, kandi jyewe simugenda inyuma, angendi inyuma, jyewe ngendera imbere. Uzi icyo bivuga? Iyo ari inyuma yanjye hari nibyo ntatinyuka kureba, sininduka no guhindukira, ko mbavuga ni nimpindukira arambaza ngo urareba. Ndigengesera, hari ibyo ntareba. Petero akurikira Yesu arenga ahinguka. Hagati ye na Yesu atangira kwitambikamo ibindi bintu, hagati ye na Yesu atangira kwitambikamo abandi bantu, hagati ye na Yesu atangira kuzamo andi majwi, arenga ahinguka. Umukristo wese ugiye kugwa akurikira Yesu agatangira kurenga ahinguka, ugatangira koroshya ibintu bimwe na bimwe, ugatangira kwiyorohereza, ugatangira kumva ijwi rya Ntwane ruriti rya Yesu, ugatangira no kubishakira ibisobanuro, akarenga uhinguka. Muranyumva? Murabyumva? Mwitegereze mu buzima abantu bagiye bagwa, muraza kubona ko izi nzira zose baziciyemo, ibi byapa byose babinyuzeho. Kandi niba wicayemo hano umaze imyaka ukizwa, ushatse watangira no kugenzura kuri iriya po ya mbere n'iya kabiri, kuko ibintu bya mbere biriya bitangira kuza uko bikurikiranye, kuriya niko binakurikiranye. Uratangira ugacogora mu ijambo ry'Imana, ugatangira ugacongora mu masengesho, ugatangira ugacogora mu gutumbira Yesu. Icya kane,
bageze mu rugo rw'umutambyi mukuru, kuko ibi byose birakurikirana, uko bikurikiranye kuriya niko bikurikirana. Icya kane, murebe ku murongo wa 55 baratubwira ngo nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati muri bo. Yaje akurikiye Yesu ariko yicara hagati y'abanzi be, yicara hagati y'abarimo kumunenga, yicara hagati y'abarimo kumuvuga nabi. Bageze mu rugo rw'umutambyi mukuru yicara ku muriro w'abanyabyaha. Rero nkubwire, buriya Bibiliya yo naho yashyizeho imbuzi. Murebe mu Bakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 33. Baravuga rero buriya ngo mujye mwitonda, ngo kwifatanya n'ababi ntimuyobe, don't be deluded, ntimwishuke. Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 33, ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Bad companies corrupt good behavior. Ntimuyobe. Mu yandi magambo hano barakubwira ngo ujye utoranya abo mugendana, kandi ubatoranye neza. Ubatoranye neza, umenye ngo abo tugendana. Biroroshye cyane kugendana n'abantu mu gihe gitoya ugatangira kwishushanya nabo. Ntabwo uzagendana n'abasambanyi ngo kompanyi yawe y'abasambanyi, ntabwo uzagendana n'abanywi b'inzoga, ntabwo uzagendana n'abajura ngo umbwire ngo tuzagendana tube inshuti bye kugira icyo bintwara. Choose your company. Ntimuyobe, ntimwishuke. Kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Petero yicaye hagati, kandi batubwira nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana, Yohana we yaragiye yinjiramo imbere ajyana na Yesu amwicara iruhande, kuko na Petero niko yari yavuze ngo niba na ngombwa no mu nzu y'imbohe twajyana, no mu rupfu najyamo. Yashaka yari kuvuga ati mva, niba bagiye kumwica banyicane nawe. Iyo amugumi iruhande nta nicyo baba baramutwaye, kuko ntabwo bamushakaga. Yohana ntacyo bamutwaye, no munsi y'umusaraba yarahahagaze. Ariko Petero yigira na jyuwa, aragenda yicara hagati y'abanzi ba Yesu. Yewe nyashimira Imana cyane kuko ubu buzima nabo bayemo. Kera nkikizwa twabanaga n'umugabo witwa Kayitaba Michel, mujya mwumva muvuga. N'ubu ngubu hari igihe ajyaza kwigisha hano abakakiro. Noneho rero we yarakizwaga, yari mukuru mu by'agakiza, jewe nari nkiri mutoya niviriye mu byaha ndakizwa, ariko nkikundira kampani yo mu kabari. Buriya mu kabari haba kampani iryoshye. Igipindi cyo mu kabari, nakundaga igipindi cyo mu kabari baricara bagashyiraho guverinoma bakayikuraho, kandi batazi naho bikorerwa. Kawe ati kanaka we turabizi buriya yagiye. Bwacya mu gitondo kumva ahubwo bamuhaye promotion. Ariko nyine ukajya mu kabari kuko niho amakuru yose, ibihuha byose bica mu kabari. Noneho rimwe twagiye kwinywera, nagendaga nkinywera, narinyweraga, n'ubundi cyera nagiraga discipline, sinigeze mba umusinzi. Kimwe mu bintu byangoye kukivaho ni inzoga, kuko sinigeze mba umusinzi. Hagenda nkinywera ikirahure kimwe cyangwa bibiri, hajya mbwira uwo mugabo Michel, nkabona ngo Michel buriya hari icyaha kiriho kwinywera akarahure kamwe cyangwa tubiri. Noneho agaseka. No muntu ugira ikinyabupfura cyinshi cyane uzi gutuza, akambwira atari ko ati ntukambaze ibyo bibazo, ati wowe ikomereze gusa, tukomeze utumbire Yesu, ati byagutege kujya ubikora. Noneho bukeye abo bahungu twasangiraga turagenda tugura byeri turanywa, barambwira atari ko turagukunda. Mujya mwumva urwo rugero nkunda kurutanga hano, ati wowe rwose urumurokore special. Ujya muri bareba rukora ugasenga, warangiza ukaza hano tukinywera byeri kandi ntibigire icyo bigutwara. Cyane ndatekereza umurokore special. Sinzi ukuntu buryo umwuka afite ukuntu ahindukiza amagambo. Mita aho kumva umurokore special numva umurete special. Umurete special uburimo amapoivro, urimo tunguru, urimo ibirayi, umurete special, umurokore special. Ndasengera ndavuga ntizi nizanyuma nyoye.
ntabwo ngiye kuba umurokore ordinaire. Murabizi yo kubwiye ngo ndafata umurete ordinaire na amagi gusa, njya kuba umurokore ordinaire. Byo kuba umurokore special mbivamo kuko byarankumvisinze. Ndavuga nako buriya niba abababona ndi special, abarokore babona ntarakizwa. Babona ntarakizwa kuko uhitamo kampani uzagendamo niyo uzitirirwa. Niba wiyemeje kwitirirwa kampani y'abarokore, genda nkuko abarokore bagenda. Niba wiyemeje kugenda muri kampani y'abandi, genda nkuko bo bagenda. Ntabwo ari ikibazo. Ariko dusigaye dufite n'ikibazo muri kino gihe ko twarasirimutse, tugenda i Burayi, tugenda muri Amerika. Nawe ngo nagiye muri Amerika ukabona bishop yinywera Wisiki. Nigeze kujyana na madamu tujya muri Amerika nyine, abona bishop rwose yikubitiye akawisiki. Ariko w'umunyamerika ntabwo ari umunyarwanda, yikubitiye akawisiki. Arambwira ati se burya bishop anywa Wisiki? Ndababwira rero humirize, uburokore bwo mu Rwanda n'ubwo muri Amerika biratandukanye. Ariko nuza mu Rwanda nakwambia ukicara hano uri umurokore ukanywa Wisiki, hari abarokore utazemeza kukizwa. Nujya mu kabyiniro bakagusangayo, hari abarokore utazemeza kukizwa bakubonye mu kabyiniro, kuko turi mu Rwanda, ntabwo turi muri USA. Ntimuyobe. Icya gatanu, buriya rero ntushobora kwicara ahantu ngo kujya mu biganiro byabo. Umva uko batubwira, baratubwira ngo umva ku murongo wa 59, ntibibaye bitanu byari bine, iki ni icya gatanu, intambwe ya gatanu. Umurongo ngo hashize umwanya nk'isaha imwe, undi amuhamiriza bikomeje cyane ati ni ukuri n'ubu yari kumwe nawe kuko ari umunyagalilaya. Babwiwe n'iki ko ari umunyagalilaya? Umva uko byagenze. Reba muri Matayo 26 kugira ngo bamenye ko ari umunyagalilaya. He started talking, yatangiye kuvuga. Matayo 26 umurongo wa 73 baratubwira ngo hashize umwanya muto, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Yagiyemo batera inzenya, bajya impaka, nawe ajyamo aravuga. Kandi abanyagalilaya bari bameze barabo mu majaruguru. Buri abantu bo mu majaruguru hari igihe bicara pe ikinyarwanda cyakagikosora, ariko yagera ku mibare ati nuko bamuha miliyoni 2 ngo kikaba kiranze, n'imvugo yawe ikabira kugaragaje miliyoni zikaba 2, miliyoni 2 ugahita umenya ngo no majaruguru. Ntabwo avuga mu majaruguru, no ati ndi wo mu majyaruguru, ariko yagera kuri miliyoni zikaba 2 ukamenya uti imvugo yawe irakugaragaje. Hari igihe ujya ahantu imvugo yawe ikakugaragaza bakagutahura. Petero yagiyemo aratangira aravuga, baramutahura. Nujya muri gurupe y'abantu batizera Yesu, vuga nk'abantu bizera. Murambibwira abantu mwabwira niyo wanshyira muri gurupe y'ibunaka igira gute, dushobora kuganira ibintu byose. Dushobora kuganira umupira, dushobora kuganira politike, dushobora kuganira, ariko hari principe zigenga uko ugomba kuvuga. Hari principe zigenga uko ugomba kuvuga nk'umurokore. Ntuzajye mu mupira ngo uvuge nk'abanyamupira bamwe na bamwe baratukana bakarwana. Hari igihe umuntu agenda akicarana n'abantu. Kera tukiri mu gihe cya Habyarimana twagiraga gurupe, twajyaga dusengana, twari turimo abantu batandukanye, tukicara abantu bakanegura bakavuga. Hajya mubwira ngo mujye mwitonda, nubwo dufitanye ikibazo na Habyarimana, aracyari perezida w'u Rwanda. Nshobora gukritika ibi bakora ko no kwigisha twarabyigishaga, ariko duhamagariwe kumusengera kuko aracyatuyobora. Ntajyaga mbibabwira, hari n'u rwose na bagenzi banjye twajyaga tugira bakambwira ati ariko wowe n'ibyo yagukoreye, nawe no ibyo ni akazi ke, azibarizwa ibye nanjye nzibarizwa ibyanjye.
jya witwara nk'umurokore muri context zose miliye yose urimo, ujye ubanza bamenye uri we, bamenye identite yawe. Simbabwira ngo ntimuzajye mu kabari, nanjye nkajyamo, njyana n'abantu bakagenda bakanywa, nkanywa fanta, ntabwo ari ikibazo. Njya mu maresitora abantu bakanywa, nawe muri Amerika barabizi, tujya tujyana abantu bakambwira ati ariko se wowe kuki utanywa? Nkababwira nti jyewe narahije akanwa kanjye ko ntanywa inzoga, nabivugishije akanwa, narabyatuye, sinzahindura imvugo ngo nuko naje muri Amerika. Mujye munyubaha nanjye mbubaha iwanyu. Ariko turajyana rwose, bakicara bakinywera, je nkanywa fanta cyangwa nkanywa ji cyangwa nkanywa icyayi, kuko mfite position nafashe nk'umurokore. Petero iyo ajya muri bano bantu, umva icya gatandatu yaguyeho, ndi no hafi kurangiza kuko umwanya w'ibibazo wageze. Ikintu kishe Petero yanze gutanga ubuhamya. Buriya yarabonye okaziyo nziza yo gutanga ubuhamya, igihe bamubwiraga ati ariko nturi uwo muri bo. Buriya abantu bajya baduha okaziyo yo kubaha ubuhamya, ahubwo tukabwica. Ukicarana n'abantu aho kugira ngo bagerageze kwishushanya nawe, akaba ari urwaniza kwishushanya nabo. Kuko umva ku murongo wa 57, umuja yaraje aramubaza 50 ngo umuja 56, umuja mubonye yicaye ahabona, aramwitegereza aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Murabyibuka ko Petero yari yavuze ati niyo byaba ngombwa ngo njye muri gereza twajyana. Byari kuba byoroshye cyane, akamubwira ati uriya ni databuja, sinshobora kumwihakana. Umusaza witwa Polikarpo afite imyaka 86, ku ngoma y'abari abami b'Abaroma batotezaga abakristo, baraje baramubwira ati wowe uri umuntu twubaha cyane, abaturage baragukunda, ariko gerageza ugabanye wihakane Yesu, twe kugushyira mu bo dutoteza. Arabwira ati umva, natangiranye n'uyu mwami ndi umusore, kuri iyi myaka yanjye 86 sibwo ngiye kumwihakana kuko ntigeze ampemukira. Nzahamya Yesu bamukunda, muhamye no mu batamukunda. Gomba kugira position isobanutse. Niba udashaka kugwa, reka abantu bajye bamenya uri we rugikubita. Unabibabwire niba kubaza batari ko se kuvuga nk'abarokore ububwira uti ndiwe, kuki unywa fanta ububwira uti ndakijijwe, kuki wowe utarya ibingi ububwira uti nizi impamvu, kuki utajya kubyina. Twigeze kujya mu kera nkiga mu Bwongereza, nagiyeyo nkiri umusore, twagiraga rero imigoroba y'Abanyafurika, tukagenda abajamaike n'abandi abantu babirabura twabaga duhari kuko twabaga turi bakeya, bakorganizinga dance. Ore bukeye rwose baranyihererana, bohereza abakobwa aravuga ati uyu mugoroba turashaka ngo uriya munyarwanda mumubyinishe asigare yambaye isengeri. Ndagenda ndicara, abakobwa rwose baraza b'abajamaikanizi bo muri Karayibe, nta nubwo bari nabo muri Jamaica, baraza barambwira ati turabyinana. Urumva umuntu w'umujene w'imyaka 26 ubona inkumi nziza imuhagaze imbere kandi ishaka kukabyina mu byina salsa. Ndahagara ndamubwira ntoya, we keep company but I don't dance. Ntabwo nshaka kwitandukanya n'abandi banyeshuri b'Abanyafurika, ariko sindi bubyine. Ngo kamemu ngo se ngo warm up, ngo gerageza wisusurutse. Ndabwira nta already warmed up. Rwose giye kuba nicaranye namwe ubu ndasusurutse. Baramenda yenda bageza baramfata, ndabwira ntiga mwigerage mwikora ibyo ngibyo, kuko nimukomeza I leave. Baragenda bagira abahungu rero ati uriya muhungu ntabye buriya turamwibazaho cyane. Urumva iyo abantu batangiye kukwibazaho wumva ugomba guprova kuri umuhungu. Abahungu baraza barambwira ngo uzi ko abakobwa barimo kuvuga ko uri iki, murumva ijambo bakoreshaga. Abakobwa bari hariya barimo baravuga kuri iki kimara ko nta fire. Ndabwira nirwo I have nothing to prove. Sinkeneye kwirwanirira, nabasobanuriye yuko ntabwo nshobora kwifata ngo njye kubyina korekore n'umukobwa kindi umurokore. Danse ziwacu z'ikinyarwanda rwose nshobora kujya mu ntuza nkataraka nkabyina, ariko wimbwira ngo nijye gufata umukobwa mbyina ingwatira mubiri, ubwo se simfite umubiri muzima.
oya, tanga ubuhamya. Niba kubaza ngo kuki utabikora ubabwira uti simbikora kuko hari uwo ndiwe, mfite ubuhamya. Petero inshuro 3 bamuhaye kazi, inshuro 3 zo kubaha ubuhamya, arazimisinga, arazirata, ahubwo arihakana. Umujaraje aramuga ati wowe uri uwo muri bo, aravuga ati sinzi ibyo uvuga, simuzi. Gashize umwanya mutundi aramubonera aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindi uwabo, ukambare muri bari abasazi, sindi uwabo. Ibuka kera nkimara gukizwa nigeze gutwara Bibiliya yanjye njya kuri campus, rero kugira ngo abantu batanyibeshya narayigendanaga, gendaga ntwaye Bibiliya. Nyikizwa nagendanaga Bibiliya mu ntoki. Nkura n'umwarimu umwe twakoranaga aramwe atarusha, nawe usigaye ugenda na Bibiliya mu ntoki nk'ababasazi. Ndamubwira nti ibitabo bingahe nagendanye hano kuri campus. Nagendanye ibitabo bya James Ngugi ngiye kwigisha, nagendanye ibya Chinua Achebe ngiye kwigisha, sigaye ngendana na Bibiliya kuko niyo nigisha. Ngo gusa uracyafite ubwenge buzima, nawe ubwo nibwo bwabaye ubuzima. Ugomba kuba hora witeguye kwiregura ugahamiriza abantu uriwe niba udashaka kugwa. Icyanyuma kero cyo kwanga gutanga ubuhamya, buriya Petero yarihombeye cyane kuko mu byahishuwe ibice 12 hari ijambo nkunda cyane ngira ngo mbasomere. Mu byahishuwe ibice 12 baravuga ngo kunesha kwacu kuri ahantu habiri. Umurongo wa 11 byahishuwe baravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Amaraso y'umwana w'intama twezaho ibyaha byose tukaba abana b'Imana, ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza kanwa agakizwa. Niwizera mu mutima wawe ko Kristo ari umwami kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukatuza kanwa kawe uzakizwa. Kuko umuntu yizeza umutima akatuza kanwa agakizwa. Hano mu byahishuwe bakavuga abo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ijambo rikurikiyeho ngo n'ijambo ryo guhamya kwabo, ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Wenda abantu bazakwange ariko Yesu akwishimira. Uwo niwe mwami dukorera. Arabwira ngo uzanyihakana imbere y'abantu nanjye nzamwihakana imbere ya Data. Uzanga kumpamya imbere y'abantu nanjye sizamuhamya imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Noneho hano bakatubwira ngo abo ngabo Satani bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibatinya no gupfa. Haleluya. Hamya Yesu bibuko byakabaye. Hanyuma icyanyuma kikwereka ko Petero yari yagiye kabisa. Cyakora hano Yesu yamugiriye neza ngo yarahindukiye aramureba. Noneho ngo Petero agira agahinda arasohoka arihana. Asohoka arira. Yesu amaze kuzuka niwe wagaruye Petero, abwira marayika ngo ugende umbwirira abigishwa banjye na Petero. Umbwirira abigishwa banjye. Petero niwe yavuze mu izina wenyine, abandi yavuze muri rusange, ariko Petero kuko yari abizi yuko akirimo kwicira urubanza kuko yamwihakanye, umubwire nawe ngo ntazaburi Galilaya. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko Yesu adukunda. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko niyo twaba twaramwihakanye we ntabwo atwihakana. Ikitugarura mu nzira no kwibuka ko niyo twaba twaraguye ahora dutegereje ko tugaruka. Ariko Petero yakundaga kugwa. Nubwo amaze kubona Yesu wazutse, abona Yesu arizarira ntarimo kuzana ibyo Petero yari ategereje ngo abicaze ku ntebe babe ibikomangoma, abwira abandi ati jewe nisubiriye kuroba. Jewe rwose nisubiriye kuroba. Mu gice cya 21 muri Yohana n'abandi baramubwira ati natwe turajyana nawe. Baragenda bajya kuroba ngo barara baroba ijoro ryose bafata ubusa. Mu gitondo Yesu araza hagarara ku nkombe aravuga ati hari icyo mwafashe? Ati ntacyo twafashe. Nenda kukubwira ko burya iyo wavuye mu nzira Imana ikikora ibloka favor, ukajya mu bintu ukabona nta kirimo, ukabona nta kirimo kabisa.
cyakora aba Petero babaye imfura baramubwira ati ntacyo twafashe, bemera kwihana, bemera kwatura. Hanyuma arababwira ati ngaho nimugaruke hano. Abaza Petero ngo Petero urankunda kuruta abangaba? Ati mwamurabizi ko ngukunda. Toya ndakubaza niba urusha abandi. Aturabizi ndagukunda. Burya Yesu yararimo kumugarura mu nzira, kuko iteka ryose umwami wacu ahora yiteguye kutugarura mu nzira. Ariko ibi bintu bitandatu mujye mubyitondera. Icyambere, Petero yaraburiwe yanga kwemera. Mujye mwitondera ijambo ry'Imana ribabe muri gwiriye rifite ubwenge bwose. Icya kabiri, musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga kugira ngo mutajya mu moshya. Icyo Petero Yesu yaramubwiye ngo asenge, hanyuma warasinzira. Icya gatatu, ntuzakurikire Yesu ngo arenge uhinguka, umugende hafi. Nkunda ukuntu Kalebu yabivuze, yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa mu musozi wanjye nguhindure kuko nomatanye n'Uwiteka. Ntabwo jewe n'Uwiteka harimo distance, turi kore 0 degré. Nomatanye n'Uwiteka. Haleluya. Nushaka kuzageza ku myaka nk'iya Kalebu, ku myaka 85, abwira Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, zambaraga nagiraga ntabara ngatabaruka n'ubu ndacyazifite kuko nomatanye n'Uwiteka. Turi kore. Icya kane, wirinde bad companies, kuko ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Icya gatanu, nujya mu biganiro by'abatizera ujyeyo ufite imbaraga zo kubitangamo ubuhamya. Icya gatandatu, uko ubonye umwanya uhamiriza abandi. Uhamiriza abandi aho kugira ngo wihakane Yesu umuhamye, baguseke umuhamye, bakwange umuhamye, bakureke umuhamye, ko nta gihombo uzakuramo kandi bazakwishimira. Ariko burya igihombo cy'abantu ntibakiza. Abantu barakwishimira uyu munsi, ejo bakakwihakana. Ariko Yesu akatubwira ngo jewe ntabwo nzakwihakana, sinzagusiga. Jewe nabonye uburyo abantu bahindagurika. Indogobe yahetse Yesu ngo bayisasiye imyenda, bayisasira amashami, iragenda ibwira mugenzi wayo tuzi ukuntu bisigaye bimeze. Ati nsigaye mba mu munyenga, ati ejo uzaze njye kukwereka umujyi. Ziragenda zica mu mujyi, ibona nta n'umwe uzunguje amashami, zibona nta mugore ushashe igikwembe. Zimaze kurenga irabwira ati araguzi ko abantu bahinduka vuba. Ejo bashashe imyenda bazunguza n'amashami mbigendaho, none nta n'uwamenye ko ari jewe. Ndaramubwira ati ese ni bya bindi byejo uvuga? Ati burya ntabwo ari we basasiraga, ni wa wundi wari uhetse, kuko abantu bahinduka vuba. Abagukomera amashyi uyu munsi ejo bakuvugiriza induru. Ariko Yesu we aravuga ngo niyo, Dawidi yabyanditse neza, aravuga ngo niyo data na mama bandeka ngo Uwiteka wazanyarura. Ntuzave ku Uwiteka ukurikisha imwe ry'abantu. Imana ibahe umugisha. Katwinjire mu mwanya w'ibibazo ne kongeraho izindi komantere. Inzira yo kugwa, zira ntambwe 6 muzazirinde, kuko iyo ziteye zose ya karindwi bagusanga mu gihanamanga waguyemo. Ikibazo, umwanya w'ibibazo, umwanya w'ibisubizo, tugasenga, tugatura, tugataha. Amen. Nsuhuze n'abantu 126 barimo kudukurikirira kuri YouTube. Hari abahoze bashima Imana yuko habonetse inzira yo gufatanya, kuko ubu tuba dufatanije n'abantu bari no hanze. Imana ibahe umugisha rero mwese uko mungana. Hanyuma ufite ikibazo kibaze, hanyuma tuze kugira umwanya wo gusenga no gusoza. Niba hari nabo nabacishije kuri chat, ibyaba mushobora kuza kubiprojota tukabireba hari imbere. Wani Fred?
zamuka uhagararane kugira ngo n'abandi bakubone hanyuma wazi ikibazo cyawe. Murakoze. Nitwa Karanganwa Fred. Ikibazo nari mfite ni ku nzira yo kugwa. Abantu benshi hari ikintu bajya bavuga. Ni cyane cyane kuri iki cyanditswe cyo muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 25. Avuga ngo kuko mwari nk'intama zizimiye ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo. Yego. None havuga ko Kristo ari we uduha ubugingo akaba ari nawe unabuturindira. Yego. Kubw'ibyo urubyiruko rwinshi cyangwa abantu benshi aho bavuga ngo ubwo Kristo ari utanga ubugingo akaba ari nawe burinda, why dufite twe kurinda ubwo bugingo kandi we ari ubuturindira? Kuki? Ni nawo mpamvu benshi birekura akavuga ati niba ari ndi bujye mu kabyiniro ngomba kukajyamo ndi kumwe na Kristo andindi ubugingo, niba ari ugukora ibi nibi ngomba kubikora, icy'ingenzi nuko nzi ko ndi kumwe na Kristo kandi niwe wampaye ubugingo ni nawe unaburinda. Yego. Kuki tugomba kwirinda? Okay, reka mpe buri mujene wese utekereza gutyo. Mpereye kuri wowe umukuru w'urubyiruko, mbahaye assignment, devoir. Muzagende mwandike ijambo kwirinda, sivyo? Kwirinda, mufate Bibiliya zanyu mwandike ijambo kwirinda, hanyuma murebe inshuro rigaruka muri Bibiliya uburyo ari nyinshi. Kuki Imana idusaba kwirinda? Buriya rero ikintu abantu benshi bibeshyaho nuko bibwira ngo Imana izandinda jewe ntirinda. Uwo ni umutego ukomeye wa Satani, kubera yuko Imana yo izakurindira mu nzira yayo. Hari ahantu uzi ngo aha iyo ngenda muri iyi nzira, nkunda uburyo Yesu yabyanditse ngo nta nyamaswa y'inkazi izaboneka muri iyo nzira, sibyo? Inyamaswa y'inkazi ntabwo izaboneka muri iyo nzira kuko iyo nzira yo irarinzwe, ariko nujya hanze yayo for sure uzahurira n'ibiriyo. Rero kwirinda muzarebe muri Bibiliya ni rimwe mu magambo no mu mbuto z'umwuka habamo no kwirinda, self control. Kwirinda muze kubara inshuro iryo jambo kwirinda rigaruka muri Bibiliya. Rero umuntu avuga ngo Yesu arandinda, n'ubundi Imana yarabisezeranije avuga ngo nzabarinda, ariko nzabarindira mu ijambo ryanjye, nzabarindira mu nzira yanjye. Hanze y'iyo nzira nta protection wafite, kuko Satani nawe afite territory ye. Muribuka Satani yigeze kubwira Yesu, aramubwira ngo ubwami bwose narabuhawe. Ntabwo Yesu yigeze amugisha impaka. Yesu yaravuze muri Yohana 10 yaravuga ngo intama zanjye ndazizi, zizi ijwi ryanjye, sivyo? Ngo ndazihamagara zikankurikira, ngo jewe ngo ndirembo ry'intama, ngo umuntu arinjira agasohoka. So iyo uri muri Yesu you are protected. Reka nkwereke uko bikora. Uzarebe muri Bibiliya iteka ryose habamo iryo jambo muri Yesu, ntabwo ari hafi ya Yesu. Hari umuntu Yesu yigeze kubwira ngo ntabwo uri kureba ubwami bw'Imana, ariko nta nubwo yamubwiye ko arimo. Iyo uri muri Yesu, hari agashushanyo nigeze kubona, urabona turiya twa aquarium ni biriya bintu bashyiramo amafi ari mu mazi, ariko amwe y'imitako bashyira mu rugo. Ukabona bakoze ikirahure nk'iki ngiki, bakora container bashyiramo ifi. Noneho bari bashyizeho injangwe, ipusi irimo kugerageza gufata iyo fi. Ifi yibereye mu kirahure imbere, injangwe kayibona ariko ntibone ko ari ikirahure cy'iprotectings, ikagikubita gutya ikabona ntiyifata. Ifi nayo igakomeza ikibyinira, igakubitaho ijanja ntiyifate. Hanyuma munsi yari handitseho ngo protected, sibyo? Ako kantu karangishije. Iriya njangwe ntishobora gufata ifi iri muri aquarium. Ntabwo Satani ashobora kugufata uri muri Yesu, ariko muri Yesu ibyo byaha ntibibamo.
ibyo uzasiga hanze. Cyangwa gukoresha icyo kigerangeri wacu twabaga mu Mutara, twageraga rero ibyo twitaga mobile houses, ziriya nzu z'ibyatsi ugira gutyo ugakuraho ibyatsi ugatwara ibiti ugashinga ahandi kongera ugashyiraho ibyatsi ugasakara. Rero ikibazo cya mobile houses, washoboraga kuryama ibirenge bigapfumuramo bikigira hanze. Rero ko twagiraga ubwoba, twari tukiri abana, twajyaga kuryama tugashyiraho ibintu hepfo kugira ngo ibirenge bitaza gusohoka impyisi zikabishuna ziri hanze. Ibirenge byawe nibisohoka mu nzu impyisi irabikurura, nawe ukuboko kwawe ni gusohoka hanze ya Yesu, babandi bagira ukuboko gukorakora, aho Satani niko azaruma tu. Niba umunwa wawe wari usohoka cyane ntibizagutangaze nawe usongora. Guma muri Yesu, wese muri Yesu, nta na kimwe usize hanze, uzaba uri protected. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma uriya muntu wabajije ikibazo cy'inzoga rero buri yarangoye, kubera ko ndi umuturage w'amasabiri, isi y'abasirimu n'isi y'abaturage. Ubundi ariko reka mbisobanure neza, n'ubu uri umurokore mu Rwanda, reka mbivuge gutya. Paulo yandikiye Abakorinto arabwira ngo byose ndabyemererwa, ariko siko byose bigira umumaro. Ko ndashaka gukompariza isi zombi. Iyo ndi mu Rwanda ngewe ndi pastori, nubwo nshobora kunywa ikirahure kimwe cya byeri sinsinde, icyaha cyanjye ntikizaba ari cyuko nanyoye inzoga, nuko nzaba nasikandarije umurokore utanywa inzoga. Ubuhamya bwanjye ngomba kuburinda, kuko kunywa inzoga ntacyo binyungura, ariko kuyinywa hari icyo bimpombya. Bihombya testimony yanjye. Hari abantu batazemera kukizwa uri mu Rwanda, kuko mu Rwanda warokore baho ntitunywa inzoga. So uri wimbaza ndabibona yanditse agushobora kuba ari mu Burundi. Uburundi dusangiye ururimi, dusangiye n'umuco wa kirokore. Hari igihe dukopera ntitwibuke ko twagiye ahandi. Ugiye i Burayi no muri Amerika biyambarira utuntu tugufiya bakagenda mu muhanda, uzatwambare hano bazakwibazaho. Ugiye wibuka yuko uburokore si ibi byanditse gusa. Paulo aravuga ngo niba mwene so abaskandalize kubera umudendezo wawe, biguhindukira icyaha. Ntabwo nzaskandaliza bene data ngo nuko mfite umudendezo uko ntigeze mba umusinzi. So ibyo mujye mubyitondera, kuko ndabizi umutego urimo niyo debate theologique, ngo ariko se ngo Bibiri buza kunywa inzoga. Avuga ngo fine, ishobora no kutabibuza nkuko inabibuza, sivyo? Bishaka kuvuga iki? Muzarebe opinion ya Bibiliya ku nzoga ni mbi. The Bible has a negative opinion on alcohol. Nta na hamwe uzabona bayafirima bayishima. Hari naho rwose bomba banavuze bati igikomangoma ntabwo gikwiye kunywa inzoga. Remuweri we, ntabwo bikwiriye ko igikomangoma kibyukira ku nzoga. So bikwereka ko no muri Old Testament ari naho bari bafite umudendezo ku bintu bimwe na bimwe barabibuzaga. Reka wenda mbibasomere kugira ngo hanyuma twikomereze tujye ku bindi. Musubize biriya bya Petero hanyuma tuwe tugane ku musozo. Agera ntanga kubibona mu migani. Kamishake nibyo byoroshye. Icyo ngicyo rwose cyo, uretse ko n'ubundi theology koma ngiye gukora debate yacyo cyanangora. Mirongo 31. Amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishije, mwana wanjye ndakubwira iki? Kane, ntibikwiriye abami Lemuweli we, abami ntibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri, be kunywa bakibagirwa ibyategetswe bakagoreka imanza z'abarengana, ibisindisha ubihugiye gupfa na vino yihe ufite intimba ku mutima, mureke nk'urwo rushungandushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Urumva hano komparezo bakoresha baravuga rwose by'inzoga mu byihorere, komparezo bayikoreshaho n'urushungandushyi. So reka twe kubitindaho cyane. Nitwa Karorero Gloria. Ni wowe waje kira kibazo cy'inzoga niba ari icyaha, ariko no mu isezerano rishya babigarukaho.
nubwo batabitindaho cyane kuko bo ntibanazimwaga. So icyo ngicyo reka ne gutinda kuri teoloji y'inzoga kuko ntabwo nta n'ikimaze. Nitwa Tuyisabe Jean Maurice. Gusinzira kwa Petero guhuriye he n'ubuhenebere buriho muri iyi minsi? Birahuriye cyane. Petero hari ahantu habiri yasinziriye, abantu bamwe bakunda no kubyitiranya. Aha kabiri yasinziriye bo byara amahoro Yesu atanga, kuko bwari buri buke bakamwica, ari hagati y'abasirikare 16 arasinzira. Ariko uku gusinzira kwa hano inshuro eshatu Yesu yaragarutse aravuga ati ariko se Petero ntushoboye no kwihangana? We yanamuvuze mu izina aravuga ati Petero ntabwo mushoboye kwihangana, mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Sibyo? Mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Muzasome, muzafate Matayo, buryo ushaka kumva neza text uzafate Matayo usome na Mariko uhuze na Luka, urabibona yuko Yesu yarajana n'abatonganya aravuga ati se nababwiye ngo mube maso musenge mutaza kujya mu moshya, none murasinziriye, ntimushoboye no kwihangana isaha imwe. Aho bihurira rero n'ubuhenebere, iyo umukristo yatangiye gukwepa amasengesho, iyo umukristo yatangiye kugabanya amasengesho, nyabimbwira abadamu, nubona umugabo wawe mu rugo atagisenga uzagira ubwoba. Kandi no mu rusengero nabyo ni kimwe, nubona abakristo batagisenga uzagira ubwoba. Buriya ni nacyo kibazo kinini dufite. Dufite abakristo benshi badasenga, dufite abakristo benshi badakunda gusenga. Niyo watumira amasengesho, biranatangaje ko no mu bapastori, rwose kandi naho bihera. Ushobora kugenda tukicara tugakora ibindi byose, ariko hageze igihe cyo gusenga ugasenga amasengesho yaragabanutse. Nyamara Yesu yarasenze, yasenze iminsi 40 mbere yo gutangira umurimo. Buri mugoroba yahiheranaga na se ku musozi. Ahantu hose ubona Yesu asenga. Muzakore étude biblique ku gusenga kwa Yesu. Nabigishwa bigeze kumureba ngo babona asenga, baraza baramuga ati twigishe gusenga nk'uko usenga. Ariko ubona twebwe nyine twarabatuwe rwose twasonewe amasengesho. Abantu benshi ngaha ikibazo yarabajije biherewe n'ubuhenebere ho muri iyi minsi birahahuriye cyane. Kizakwereka burya iyo abantu batagisenga inyota yabo y'Imana iba yagabanutse, baba bakurikira Yesu arenga ahinguka, inyota iba yagabanutse. Reka twumve ikibazo cya nyuma niba hari igihari, hanyuma aricyo dusorezaho. Yego, baguhe mikrofone utambuke imbere tubwire nuko witwa, nubwo n'ubushize wabivuze. Jya usubiramo, harimo benshi baje uyu munsi. Ati Jewe ndakuzi ariko benshi ntibakuzi hano. Yego. nabaye nkose binyuma ho gato ku murongo wa 38 w'iki gice nyine, w'iki gice cya 22 twizemo. Havuze haragaragara ko bari bafite inkota ebyiri, ariko Petero niwe wakoresheje inkota. Yego. Yagaragaje kwirwanirira by'inkota yari afite simbizi. Iyindi yari iyande, we byagenze bite? Po nuzareba filime ya Yesu, inkota ebyiri zari zifitwe na Petero. Yazikuye mu mufuka arazerekana zombi, imwe ayifashe mu kw'ibumoso undi ayifashe mu kw'iburyo, ariko niba hari undi wari uyifite simuzi, ariko we ntiyayikoresheje. Kuko Petero, by the way, nicyo ni ikibazo cyiza, ahubwo reka nyihuze n'ibyo ngibyo. Petero yabajije ikibazo, baje gufata Yesu, yabajije Yesu aramubwira ngo mwami ngo tubakubita inkota. Igihe ataramusubiza ugutwi ko kwageze ko ari ubuhubutsi. Sinzi buriya Petero yagiraga ubuhubutsi bwinshi, rimwe na rimwe bwaramuhiraga ubundi bukamugwa nabi. Yaramubajije ati tubakubita inkota, igihe ataramubwira ati oya ugutwi kuba kwaguye Yesu aragutoragura gusubiza. Batariko Petero ibyo urimo ni ibiki? Urabona abantu bangana barya urenda kurwana nabo, abarwanisha inkota bicisha inkota bazicishwa indi. Subiza inkota mu rwubati rwayo, ureke amateka akomeza urugendo rwayo. Buriya rero Petero we yari afite ukuntu yihuta cyane mu byiza no mu bibi. Yihutiye guhamya Yesu, aramubwira ati rwose abantu abaje ati muvuga ko ndinda, ati jewe ndakuzi uri Kristo uri umwana w'Imana. Ati Petero ibyo ntabwo ari wowe byibwirije, se kamere yawe ikubwiye.
tujye n'Imana ibiguhishuriye mu mwanya ukurikiyeho, atari ku byo ngibyo urimo kuvuga byo kubambwa byo ubyihorere. Hano mpafite inkota ebyiri, niba ngombwa nzarwanisha iy'iburyo cyangwa iy'ibumoso, ariko ntabwo uzabambwa. Yesu aramubwira ati inyuma yanjye Satani. Mu munota umwe abonye a positive affirmation, mu wundi ukurikiyeho abona extreme negative. Petero afite barumuna be benshi. Mwiriwe, mfite utubazo tubiri. Yego. Kamwe nako kuvuga ngo se ni ngombwa umuntu yakora iki ku by'imyitwarire y'umuntu uko agenda, ku myemerere y'umuntu ibyo yahisemo kwemera nyine bibera igicumuro kuba mu bana, cyane cyane abantu bagahitamo kugira ngo bashobore kubana n'abandi nuko bagerageza nibura kugerageza gusa nabo cyangwa kumva nabo mu rugendo rumwe cyangwa urundi. Ariko mu myemerere y'umuntu iyo wagendeye mu murongo umwe uko byumva uko Bibiri bivuga, usanga warabaye igicibwa muri community cyangwa societe. Wagira nama ki cyane cyane urubyiruko, abantu mama n'abapapa baraha mu myemerere y'umuntu hari igicumuro umuntu abakoze uko bashaka bakakuvuga, ariko wowe mu mutima wawe wemera ibyo wemera kandi ugendera mu murongo cyo Bibiri ivuga. Icya kabiri, kuko kuri iyo ngingo yo nuko abenshi ujya ugasanga ukavuga uti nasigaye jyenyine ndiwe reka ngerageze kuba muri community naba igicibwa. Ariko kwa kundi wavuga guti bad groups ends up umuntu akora asubira inyuma. Icya kabiri, ngira ngo nigeze kukikubazaho ariko twenyine ndakubaza, ni imyaka 65 ugiye kugeza abo mwakijwanye hamwe mwakiranye agakiza urugendo ugenze, kuko buriya ikintu kigoye cyane muri community tubamo ya gikristo ni ukubona abagabo bagenzi banjye mu myaka 50 mfite muhuje kwemera, mwicara nk'uko icyuma gicyaza ikindi, mukavuga bimwe mukemera bimwe, ugasanga mufite team up y'abantu mwemera, bituma udashobora no kujya gushaka wenda batemera Imana muri community babamo. Ugasanga wowe kuko wahisemo umurongo wo kugenda mu rugendo rwawe nabo mwari mufitanye, ugasanga bamwe bagiye birutira, ugasanga usigaye wenyine. Wowe ibanga wakoze, ese wowe waba bafite ntange ko ari nubwo njya nkubaza n'irwo inshuti yawe ni iyihe, wowe waba ufite abo bantu mwatangiranye mu buryo twashuruti uko byagenze kose, hari abantu bangaye tukigendana kandi mu by'ukuri kuko jye nemera iyo mbanye nawe nk'uko tubana hari byinshi mwigiraho, hari byinshi nkomerera muri uru rugendo. Ni irihe banga abakristo bahuye naryo? Mambe ni cyo kibazo abakristo bahura nacyo, kudasanga mu kabari baba bateranye barimo kuganira, abo mu mupira bateranye barimo kuvugana, ndetse n'aba business n'abandi. Ariko abakristo kugira ngo bahuze mu by'ukuri n'abantu b'abagabo, usange kanoni kaza ubwenge karageza turahuye mu buryo bujyanye n'imyemerere, usange ducyazanya, usange dukomezanya umwaka umwe 2 10 urugendo rw'ubuzima Imana yaduhaye. Ni ikihe kibazo? Murakoze. Yego, reka nsubize iki. Kiriya kimwe mu bintu bigora abantu bakijwe cyane cyane nkatwe baba intellectueli bagenda muri cercle z'abantu benshi, no kumenya aho uri bubarizwe. Kumenya aho uri bubarizwe, kuko uragenda ugasanga iyi groupe y'abantu muhuje akazi, muhuje ibikorwa, bo bibera muri company yabinywera ama Wisiki, binywera ama divayi, noneho ukaba mu yindi groupe hano muhuje imyizerere, muhuje gusenga, ariko bo batari muri ya groupe. Nujya muri iyi ngiyi uko byagenda kose uzinywera akayoga bagukritike. Nk'ubu ngubu ugiye mbabwije ukuri, jyewe nifashe wenda nkanywa divayi nk'uko abanyamerika babikora, wabona n'umubare w'abantu bajyaga bemera ibyo mvuga wagabanuka muri iyo proportion, nta nubwo yaba ingana na divayi nanyoye. Ikintu wajya ubona kuri YouTube bavuga ngo uyu ni wa munywi w'inzoga urimo kutubwira, nta n'icyo afite kutubwira, kuko abarokore bo mu Rwanda ntibanywa inzoga. Icyo gihe ugomba kumenya guhitamo, ukavuga ngo nzabarizwa mu bahe, nzajya mu ibumoso cyangwa nzajya mu iburyo. Kandi ntabwo ari shwa yoroshye, ntabwo ijya yoroha, ikomerera abantu benshi. Icyo ngicyo rero
kiranajyana n'icyo kindi ubajije ku myaka 65 ngewe nibyo nagenda nababwira izi principe esheshatu ushaka kuzasaza ugasazira mu gakiza ugasaza ugifite imbaraga buriya ibyo Karebu yabwiraga Yesu yaramubwira ati ngewe igituma kuri iyi myaka 85 ngifite imbaraga nari mfite ngitangira nomatanye n'Uwiteka rero icyo wabazaga reka nkubwire njye mbivuga hari abantu benshi twajyaga tureberaho twebwe tukiri abana mu by'agakiza noneho uko imyaka igenda ishira ukabona ahubwo baragenda badohora obviously wenda ikintu kibabaje nuko abo twatangiranye benshi twanagize n'ibyago twebwe abavukiye ino kuko abo twatangiranye benshi mu gakiza genocide yarabatwaye abari barimo kabisa babavigure bafite imbaraga genocide yarabatwaye mu buryo bubiri bamwe yarabatwaye barapfa physically abandi yarabatwaye hari igihe njya hanze nkabona barokore nkabona se ko mbona mwataye umurongo mwagiye mu bintu by'impaka mwagiye mu bintu byo kwanga igihugu kandi niba hari ibintu bimunga ubugingo bibaho ni ukwivanga mu bitakure nanjye bajya babimbwira bakambwira ati ariko nawe urivanga ujya uvuga ibintu bya reconciliation ahubwo n'ibyo burya ntabwo uzitegereze nta yindi topic ya politiki uzumva ndimo uretse y'ubumwe n'ubwiyunge kubera iki kubera ko muri Bibiliya Abakorinto ba 2 ibice 5 Imana yibivuga cleroma ikavuga ngo ni twebwe Imana yabikije le message de la réconciliation ahandi ikavuga ngo ni twebwe Imana yabikije le ministère de la réconciliation ubashyizeho minu bumwe ahubwo nagombaga kuba ndi umukozi wayo wenda ariko n'ubundi ubwo ngubwo nanjye ntanga umusanzu wanjye kubera yuko buriya ubumwe ni ministeri y'abakristo nunasoma muri Bibiliya yose uzasanga ari umurimo w'abakristo ariko ibyo kujya kumenya ngo kandida runaka ngo inde ntabwo ari byanjye wose umurimo wanjye harimo bamwe rero bageze hanze ugasanga singiye kujya muri menshi buriya gukurira muri uru rugendo bisaba izi ntambwe esheshatu guma mu ijambo ry'Imana uguma mu muco wo gusenga ukurikire Yesu umwomeho wirinde bad companies zishobora kukugusha zikagukonjesha hanyuma nubumbura kanwa uvuge Yesu uko bigushobokeye nubumbura kanwa abantu bajye bamenya ko uri muri Yesu n'umuntu nakubwira ati kujya udakore umbwira uti nuko nkizwa your testimony will be your victory bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama niyo yabakuye mu byaha n'ijambo ryo guhamya kwabo IREMBO RYERA TV 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 IREMBO RYERA